Bonjour, à partir de la ville de Bruxelles, où habite la plus grande communauté rwandaise de l'étranger, je lance aujourd'hui une croisade pour la paix et la patrie dans la politique rwandaise. Je voudrais attirer l'attention à tous les membres de la communauté que quiconque soutient ou participe dans les mouvements armés sous prétexte de militer pour le changement démocratique dans notre pays et tout simplement, c'est-à-dire celui-là, s'appelle un ennemi de la nation, un danger de la paix. Il ne doit pas partager un verre de bière avec quiconque veut du bien pour nous et nos enfants. Pour cela, un programme de discussion est lancé pour durer 7 semaines sur le thème de la paix et la patrie. Mon objectif est de soutenir notre armée nationale et d'appeler à l'armistice, sollicitant aux anciennes forces armées et leurs descendants à se rendre et demander l'intégration massive dans l'armée. Deuxième objectif, ce programme vient expliquer aux politiciens que la démarche pacifique, la patience et le respect des procédures va nous conduire au changement démocratique auquel nous aspirons. Enfin, la démarche de l'unité nationale est le vrai principe du patriotisme. Tous ceux qui prêchent la réconciliation n'y arriveront jamais une fois qu'ils commencent par diviser le peuple en deux blocs. Il faut combattre le communautarisme et tout faire pour mettre en avant toujours l'intérêt général. Je vous présenterai dans les jours qui viennent mon comité de coordination de cette activité à laquelle je vous invite tous à participer. Je déclare les débats ouverts. À ceux qui voudraient aussi s'exprimer en anglais, je vais lire mon communiqué. That's today a launch of a crusade for peace and patriotism in Rwanda politics. From the city of Brussels, where the largest Rwandan community abroad resides. I am launching a crusade for peace and patriotism in Rwanda politics today. I would like to capture attention to all members of the community that anyone who supports or participates in armed movement under the pretext of campaigning for democratic changes in our country, this one is called an enemy of the nation, a danger of the peace. He should not share a glass of beer with anyone who wants good for us and for our children. For this, a discussion program is launched to last 7 weeks on the theme of peace and homeland. My goal is to support our national army and call for an armistice, calling on the former armed forces and their descendants
to surrender and demand massive integration in the military. The second objective of this program is to explain to politicians how the peaceful approach, passionate and respect of procedure will lead us to the democratic changes to which we aspire. Finally, the process of national unity is the true principle of patriotism. Anyone who preaches reconciliation will never succeed, since he begins by dividing the people into two blocks. We must fight communitarianism, and do everything to always promote the general interest. In these coming days, I will present you the coordinating committee for this activity, in which I invite you all to participate. Let us open the debate now. Inshuti bavandimwe, mwiteguye kugira ngo dufatanye iyi gahunda. Dore itangazo nabateguriye, mu kanya turaza kubiganiraho mu minota 30 ikurikira nimundangiza gusoma iri tangazo. Gahunda yo kwihugura mu gukunda amahoro no gukunda igihugu. Shimishijwe no gutangiza mu mujyi wa Bruxelles utuwe n'abanyarwanda benshi kurusha ahandi ku isi gahunda y'ibyumweru 7 ku nyigisho z'amahoro no gukunda igihugu. Abantu bakunze kwicara bakivugisha ngo ariko bari abantu bumva ari inde barusha gukunda igihugu, ngo nk'uko bafashe imbunda bagatera u Rwanda natwe tuzazifata. Baba bavuga FPR. Birakwiye abandi nanone bakicara ngo amahoro turayafite, ngo twe tuvuga politiki tubaha amahoro tuvuge tuvuye aho. Baba bavuga twebwe bitiranya ariko amahoro n'umutekano. Birakwiye rero ko dusobanukirwa twese icyo ari cyo amahoro no gukunda igihugu. Hari abanyapolitiki benshi ubu bahisemo guharanira impinduka bakoresheje ibitutsi, imbunda, kunnyega, guhunga n'ibindi bikorwa bigaragaza ubwiyahuzi, bigaragaza ko umuntu yaburiwe, birimo kwanduranya. Njyewe mpamagarira buri wese ushaka gukorera igihugu mu nzego z'ubuyobozi kwinjira muri politiki yihigana, dufite intego yo kurushanwa, guhitamo neza inzira y'amahoro no gukunda igihugu kuri ubu buryo. Ari guharanira kudasenya cyangwa se kudasenya burundu, guharanira kutarambirwa no kudacika intege, kwiha igihe, guharira ababyiruka ibyo dutangije, nta kuvuga ngo byanze bikunze ibyo ntekereza nijye ugiye kubigeraho, ariyo gituma abantu biroha mu Rwanda. Ikindi cya gatatu, guharanira guhuriza abanyarwanda hamwe muri byose, inyungu rusange. Muri ibi byumweru 7 biri imbere, niyemeje kubwira abanyapolitiki n'abandi bose bitwa ko bari mu miryango itanga ibitekerezo ariko bakaba batsa umuriro w'intambara n'ivangura mu banyarwanda, mbabwire ko bandwanya
ariko bamenye ko nanjye mbarwanya. Usanga barakuye agahukunyo iyo batuka FPR, nyamara ndifuza ko mu batari muri bamenya ko no mu batari muri FPR turi benshi cyane tutabashyigikiye. Bamenye ko guhera uyu munsi turi abanyarwanda benshi cyane bakunda amahoro kandi bakunda igihugu. Nkaba nifuza ko duhaguruka tukabamagana ku mugaragaro. Gahunda y'ibyumweru 7 ihangije ni urugamba nk'izindi. Mu Gifaransa nabyise Croisade de la paix et le patriotisme. Hano mu mahanga twirirwa tugendana, dusangira, tuganira n'abivuga ibigwi mu ngamba bafite zo gutera u Rwanda, tukabihorera. Mureke mbabwire, kubona umuntu yivuga imyato ko ariho ategura intambara yo guhirika ubutegetsi mu Rwanda, muri kumwe mu kabari Bruxelles cyangwa se Washington, ukamureka utamucyashye n'ububwa. Kumva igihugu cyawe cyafashe inyeshyamba cyangwa umuterankunga wazo ntukoma amashyi, ahubwo ukirirwa usharinga za message ngo narekurwe, batamukaniye urumukwiye, n'ubugome nk'ubundi, n'ubufatanyacyaha. Intambara irasenya, ibyo tugomba kubizirikana uko biri kose, aho turi hose n'igihe cyose. Nagira ngo uyu munsi twungurane ibitekerezo ku byitwa abanyapolitiki mwese ndetse n'abandi, ku cyo twakwita kuba mu nzira y'amahoro. Ni bande bakora mu nzira y'amahoro koko? Mubo muzi mu banyapolitiki, ni bande se bari mu nzira yo gusenya kugira ngo tubahe akato k'umugaragaro? Ijambo ni iryanyu. Ese mu mashyaka aba mu mahanga nayahashyigikiye amahoro cyangwa nayahakora agashoza ntambara? Ntabwo tugomba gutinya kuyatunga urutoki, kuko igihugu ni icyacu, umuryango nyarwanda ni uwacu. Njyewe nshaka ko twubaka umuryango ushingiye ku mahoro. Hejuru yo kwamagana bagashoza ntambara, turakurikizaho gushyigikira ingabo zacu. Nshaka ko u Rwanda nk'igihugu gikunda amahoro, binavuga ko gifite umutwe w'ingabo ukomeye cyane, indahangara. Gukunda igihugu bivuze rero ko abana bacu ndetse n'abasaza twese dushyigikira ingabo. Niyo mpamvu nsaba ko umuntu wese wiyumvamo igisirikare, mpereye ku bahoze mu nzirabwoba, bakiri mu mahanga mu buhungiro, ndetse n'abana babo ubu ngubu batoza, bifuza kurwanira igihugu, ko bafata utwangushye bagasaba kwakirwa mu ngabo z'u Rwanda. Ibi byose bibaye, twaba turangije burundu ikibazo cy'intambara tumazemo imyaka irenga 60, tukaba dutangiye igihe cy'amahoro. Gukunda amahoro kandi bivuga ko dukunda ubumwe bw'abanyarwanda, kuko gucikamo ibice nibyo biciye ingabo intege. Gukunda ubumwe bivuga ko muri gahunda y'umunyapolitiki za buri munsi, gahunda ze za buri munsi, hatabonekamo na gato kuba aharanira inyungu z'agace kamwe.
k'abanyarwanda, ndetse yirinda kwerekana abanyarwanda nk'aho barimo ibice bibiri. Hari abibeshya ngo bazunga bamwe n'abandi, kandi ahubwo barimo kubatandukanya. Nta kuntu waba wamaze kugabanya abanyarwanda mu bice bibiri bivuge ko uzabyumva. Uzi ubwenge yirinda kubabonamo ukubiri hakiri kare. Bariya bose bibeshya ngo baharanira kunga ibice byombi by'abanyarwanda, ahubwo baba barimo kubagabanyamo ibice. Fata abanyarwanda bose kimwe, wirinde kubigisha iby'ururimi ruvuga kandi umutima utabishobora. Fata abanyarwanda buri gihe nk'umuryango umwe ugizwe n'abantu bakomoka mu mpande zose z'igihugu, bafite gakondo n'imibereho inyuranye, ku buryo burenze ya nyabutatu ya gikoroni yatwokanye. Gukunda amahoro ni ukubaha amategeko muri byose. Kubaha amategeko birabohora, bitanga icyizere. Hari abasuzugura amategeko, abo usanga bavuga ngo mu Rwanda nta burenganzira buhaba. Nyamara wakurikira amategeko ugasanga uburenganzira bwawe burubahirijwe. None se kuki tutagira umuco w'amategeko tukabigira intego, maze ngo urebe amahoro ngo aradusaguka, ndetse tukaba twasagurira Afurika yose? Kubaha amategeko biri mu nzira, nk'uko kurwanya ruswa byatangiye. Isigaye ni ugusaranganya amahirwe, bikazagerwaho mu minsi iri imbere. Dukomeze rero. Ubwo uburyo butatu bwo gukunda amahoro no gukunda igihugu mbasangije. Ndasaba rero buri munyarwanda ubishaka kwifatanya nanjye, tugahugura cyane cyane abatuye mu mahanga, nubwo abenshi bitwaza biyumvamo ubwenge busumbye ubw'abari mu gihugu. Tukabahugura ku ngamba n'ingaruka mbi zo gukunda intambara no gushyigikira inyeshyamba ku nyungu z'abakoloni, aho gukorera inyungu z'igihugu cyacu. Duhugura abanyarwanda bose bifitemo inyota y'ubuyobozi kubikora mu nzira y'amahoro n'ubwihangane, nta kurambira, nta guhubuka, kandi nta gusenya, nta guteranya abanyarwanda, nta gukorera agace kamwe ngo ureke akandi. Nzabatangariza mu minsi iri imbere abazaba bemeye ko twafatanya muri iyi gahunda. Bamwe amazina amaze kuyagira, ariko nzabatangaza mu biganiro biri imbere. Murakoze.